Umva iyi nkuru. Umugore wanjye nanjye twagiranye kutumvikana guto ku wa mbere mu gitondo ubwo twiteguraga kujya ku kazi. Nababajwe n'uburyo yasize bureba ku mugati. Ntibyari byiza, byari bisa nabi kuko uburyo yabikozemo sinabikunze. Nahise mvuga nabi cyane amagambo akomeye asa naho atari meza kuri we. Sinigeze ntekereza ko byari burangire uko byagenze. Iyo nza kubimenya mba naracecetse nkarya umugati ntagize icyo mvuga, ariko siko byarangiye. Yababajwe n'ijwi nakoresheje yahise ava ku meza atariye, ajya ku kazi atambwiye ijambo na rimwe. Nanjye byarambabaje, ariko nanone nanjye nari mfite kwihagararaho. Nta n'umwe muri twe washakaga gufata intambwe ya mbere ngo abe yavugisha undi. Ku mugoroba twaragarutse mu rugo tutavugana, buri wese yariye ukwe, tujya kuryama tutavuganye. Ku wa kabiri, ku wa gatatu no ku wa kane ibintu byakomeje gutyo. Ku mugoroba wo ku wa kane ubwo twari ku meza yarambwiye ati biti, ariko ngiye kubwo kwihagararaho sinamusubije. Nakomeze kurya ncecetse, ndahaguruka musiga ku meza. Hari ubwo yifataga agaseka gahoro. Yari umugore mwiza cyane. Inseko ye yashoboraga gutuma umutima uwo ari wo wose umukunda, ariko kwisetsa gutyo kwari ukugira ngo nibura agarura. Nanjye ku mutima ntubari kugira ngo musabe imbabazi. Sha ntabyo nakora nawe abanza zinsabe bya bindi byo kwihagararaho kwanjye. Ibyo nibyo nakomezaga kwibwira buri joro. Uburakari bwari bwashije, ariko sinigeze ntera intambwe ngo mbe namuvugisha. Nyine mpaka ngo abe ari we ufata intambwe ya mbere. Icyo gihe yagiye koga aririmba indirimbo twakundaga twembi. Iyo twabaga tudafitanye ibibazo mba nararirimbanye nawe, ariko ubwirasi bwanjye bumbuza uwo mwanya. Yaje kujya mu bwiherero atindayo, asanga anafatishije ibitotsi. Saa 9 z'ijoro yamfasheho ku rutugu buhoro, bisa nkaho ari kunkangura, ariko njyewe ntekereza ko ashaka ibindi kuko twari twaryamye muteye umugongo. Naramusunitse ndongera ndisinzirira. Sinari nzi ko aribwo bwa nyuma numvaga ukuboko kwe kunkoraho. Mu gitondo narakangutse, nkanguka saa 1:15. Nari nakerewe ku kazi bishoboka. Nyuka ntareba neza, mbona nakerewe koko. Nahise noga nihuse nambaranya vuba na bwangu. Madamu sinigeze mureba, cyane ko nta wavugishaga undi. Siga ibintu byose uko byari biri, ndasohoka nta n'ijambo na rimwe mvuganye nawe. Yari agisinziriye. Ubwirasi bwanjye na pressure y'akazi byatumye ntamuvugisha. Ku mugoroba ngarutse, nasanze ibintu byose uko nabisize mu gitondo. Umuryango wari ugifunguye, ameza uko nayasize n'ibyari biriho. Umutima wanjye wahise usimbuka bidasanzwe. Nirutse ninjira mu cyumba, nasanze aryamye ku gitanda mu buryo bumwe nari namusize mu gitondo. Telefone yanjye yahise igwa hasi. Naramwegereye muhamagara mu ijwi ririmo ubwoba, babe. Umubiri we wari wakonje. Nahise numva mbaye ukuntu, numva nsa nk'utaye ubwenge. Amarira menshi ntazi aho aturutse. Nshira umutwe ku gituza cye, ntiyahumekaga. Naratabaje nsakuza cyane nti Yesu we. Naramuhobeye cyane, ariko yari yamaze kwitaba Imana. Ubuzima bwe bwari bwagiye yavuye mu isi y'abazima. Byose byasaga nk'inzozi. Kugeza ubwo bamushyinguye nibwo natangiye kumva ukuri. Umugore wanjye yapfuye ari mu buriri bwacu kandi sinabimenye. Umwuka wanjye wose warazimye, nabuze uko ngira. Nifuzaga gusara. Linda yari afite asthma, indwara y'ubuhumekero. Igihe yankuragaho saa 9 z'ijoro yari ari kunyitabaza guhumeka byanze, kuko atashoboraga kuvuga umwuka umuherana. Yankuraga ngo byibuze muhe inihera kugira ngo ubuzima buze, ariko kubera kutumvikana kwari hagati yacu nyine sinigeze numva. Naramwihoriye amfira imbere yanjye. Nabuze umugore mwiza nari narakunze urukundo kubera akantu gato k'ubusa. Iyo tuba tutaragiranye wa mukino wa mu gitondo, uyu mugore mwiza wanjye yakabaye akiriho magingo. Hashize ibyumweru 3 yitabye Imana. Isi yanjye yarasenyutse. Umutima wanjye asigaye ari ubusa. Iyo mba nshobora gusubiza inyuma amasaha, mba narakosoye amakosa. Ubu nsaba imbabazi Stella, mbabarira mukunzi wanjye. Ndijimye, isi yambanye amayobera. Ntuzigere ujya kuryama ufitanye ikibazo n'umukunzi wawe. Ibibazo bikemura uwo munsi, kuko ejo ushobora kwifuza kubikemura bitagikunze. Ntitukemere imijinya yacu kutuyobora, kuko umujinya watumye mpomba umuntu w'ingenzi mu buzima. Inkuru nk'izi nakagaruka. Like and comment. Nimwumvaga babagezagaho inkuru. Nimbabazi ari. Bye bye.